Dutangirana n'umukobwa mwiza cyane w'umusingo mom witwa Perry. Ariko reka nse nkubaha background ya Perry. Yari umudamu ukiri muto w'ibyaye rimwe, yari afite urugo rwifashije, ari umukire, afite umugabo ufite akazi keza. Shortly yarabayeho ubuzima bwiza. Perry rero yari afite undi mudamu wakoraga muri bank wari inshuti ye magara kuva kera yitwaga Rose. Umugabo wa Rose nawe yari afite akazi keza. Mu by'ukuri imiryango ibiri yari inshuti, ariko mu mutima wa Rose akaba afite Perry nzi kamaranye imyaka myinshi kandi amufitiye urwango mu mutima n'ishyari. Ariko yaba ari mu bana akabihisha ku buryo na Perry atabibonaga, kugeza igihe yaje kumenyera Côte Faible umugabo wa Perry. Umunsi umwe Rose bamuzana umusekreteri mushya ku kazi. Uyu mukobwa yari mwiza koko. Rose rero amutega umugabo wa Perry kandi ari inshuti ye. Kuva bahura ubuzima bwarahindutse. Umugabo wa Perry yaje gucudikana wa musekreteri Mary, umwanya haga famiye y'uguragabanyuka. Yatangiye kugira ingendo zitandukanye kandi akaba yamaramo ibyumweru bibiri abana na Mary bari kuryoshya. Ubusanzwe niwe wijyaniraga umwana ku ishuri, kubera kutahaba rero amushakira umushoferi kandi yarabyangaga. Ubwo ariko anshoreke ikintu cyose gitangiraga ripoti kwa boss, ibyo bariye, ibyo baguze, aho baraye, amafaranga yamuhaye n'ibindi. Ariko undi we ntiyarazi bijya mbere, ntiyarazi ko ako kari agatego. We yumvaga ari inkumi bihurika mukunda nawe akayikunda, yarasigaye yikunda kurusha nuko akunda umugore we w'isezerano. Yanshoreke Mary yaje kumushuka, afata amafaranga muri banki, inzu y'umugore n'umwana babamo, aratinyuka yitangamo ingwate. Abonye amaze kubona amafaranga ahita agenda n'anshorekeye, bajya gutangira ubuzima bwabo. Ubwo bataye umugore buryo. Nyuma y'uko umugabo amutaye, Perry yagize hardship ikomeye, akubitiraho n'ikigeragezo cya mukeba we. Yajyaga akoresha telefoni y'umugabo akamwandikira amagambo atari meza ababaza umutima cyane. Perry yari yarize afite diplome, yagerageje ahantu hatandukanye agenda depoza, ariko bikanga. Naho bamufashe agahura na sexual harassment agahita hava. Za nshuti nizari zikimutumira kuko yari yarakennye atagifitinga muri sako yazo. Abonye akazi gasaba diplome byanze, nibwo yaje gukora application ku kazi ko mu rugo. Kubw'amahirwe bahita bamufata. Umunsi wo gutangira abanza ajyana umwana ku ishuri, ubundi ajya mu kazi. Yarazi ko ari umuryango agiye gukorera, nyuma asanga ari single father w'abana babiri. Uyu mupapa umwana w'imfura yari akigomeke, iyo bamutekeraga ibiryo adashaka yarabimenaga, agakunda kubwira abakozi nabi kandi akabasuzugura. Yigaga muri high school, yaratandukanye na murumuna we cyane mu myitwarire. Iyo yakosaga, Perry yamuhanaga nk'umwana we, byaba ngombwa akanamukubita. Yatekaga ibiryo akabimena nk'uko abigenzaga ku bandi bakozi babanjirije Perry, ngo ntabyo ashaka ngo Perry ateke ibindi. Perry wacu rero akamwihorera, akikorera akazi ke yarangiza agataha. Ariko akamubwira ati next time uzajya umena ibiryo uzi no kubyitekera. I'm not paid for double work. Umunsi umwe gakora imyigaragambyo mu rugo, kuko arashaka ko Perry bamwirukana. Papa we Moses asanga Perry mu gikoni, amubaza impamvu amufatira umwana nabi. Ubwo kari inyuma y'urugi kari kumviriza. Perry turiya mwana njye mbona kwiriye kuganirizwa. Don't believe ibyo akubwiye byose. Ndi umubyeyi nanjye ntabwo namufata nabi. Ubwo basa nk'abatumvikana kuko Moses yajyaga ku ruhande rw'umukobwa we cyane, ntashake kureba amakosa yakora. Perry ahita yikuramo itaburiya yari yambaye yo mu gikoni, ati you know what, gumana akazi kawe, nzakora n'ahandi banyubaha aho kugira ngo nsuzugurwe gutya. Ubwo yahise yitahira ajya gutegereza umwana we ku ishuri. Nyuma y'iminsi mike yabonye akandi kazi, ariko aho yakabonye hari kwa nyina wa Moses. Ubwo ari nyirakuru w'abana hamwe yakoraga. Uyu nyirakuru ariko ntiyashyigikiraga imyitwarire ya Kari. Arahakora, umukecuru amubera umwana mwiza, amwemera no kujya hazana umwana we muri weekend igihe atagiye ku ishuri. Ubwo Perry akahamuzana akirwa akina na mukecuru. Umunsi umwe rero yari mu kazi, agiye kumva umwana we ari kurira hanze. Asohoka yihuta agiye kureba icyo umwana abaye, kuko yari ari kwikinira muri jaride. Agiye asanga Kari ari kumubulinga. Nibwo bari bakiza batarinjira no mu nzu, nta wari uzi igihe baziye. Ikindi Perry yari ataramenya ko aho ngaho ari kwa nyirakuru wa Kari. Ubwo Kari akubise amaso Perry, ahita ava ku mwana we abagiye kuri nyina, atangira kumwataka. Perry kwihangana biranga, aramukubita. Abana bahita binjira mu nzu, Perry agenda biruka inyuma. Kari akubise amaso nyirakuru, ahita amubwira uko bigenze hanze, ashyiramo drama nyinshi. Ariko nanone mukecuru atega amatwi uruhande rwa Perry. Gusa dusubiye inyuma gato, Perry yigeze kuganiriza mukecuru urugo yakozemo n'icyatumye ahava. Ahita amubwira rero ko ahantu yamubwiraga yakoze hari iwabo wa Kari. Mukecuru yafashe Kari amujyana muri salo ajya kumuganiriza. Perry we ntakigeze amubwira kuko n'ubundi yarabibonaga ko umwuzukuru wari uri mu makosa. Ntabwo byari bikwiriye ibyo yari yakoze. Nabwo Kari karivumbura ngo mukecuru natirukana Perry ntibazongera kugarukaho.
byihuse muri story rero kwa Kari baje kubura umukozi burundu kuko bari bamaze kubamenya keretse abatari bari muri association bashya. Kubera imyitwarire ya Kari nta mukozi wahamaraga kabiri. Nibwo rero mama wa Moses nyirakuru wa Kari aganirije umuhungu we amubwira ko ba Kari ari kubarera nabi, ko ari kubica kandi agira ngo ari kubagirira neza. Amwumvisha ko umuntu wenyine ushobora kumufasha ko ari Peri, ariko kugira ngo yemere kugaruka ko ari uko bamusaba imbabazi. Mukecuru yarakunze Peri kandi ari cyo yamubonagamo kidasanzwe. Uko byagenze rero bajya gusaba Peri imbabazi ngo agaruke. Nyirakuru arabaherekeza ariko nyine wabonaga ko ari imbabazi ari gusaba bitamufasha wariza nyirarureshwa, kuko ku mugoroba agiye kuri group call n'abacuti be ababwira ko agiye kumukorera ubugome ubundi akicuza icyamugaruye muri urwo rugo. Mu kugaruka kwa Peri rero nawe azarahindutse afite izindi attitude, agaca inyuma agakanga Kari, yarangiza akabaruza kumuhumuriza Kari ntamenye ko ari bubiri inyuma. Biza kurangira babaye inshuti ari we sigabitse amabanga ye. Aha ni nyuma y'uko inshuti ze zose zimutaye bamaze kubona video y'ukuntu bullying abana batoya. Yisanga rero nta numwe umushyigikiye, nibwo Peri yinjiriye muri iki cyuho mu ntege nke ze amugira inshuti ye magara. Mu by'ukuri Peri nta kintu kibi yari agamije kuri we, yashakaga gusa kumuyobora mu nzira nziza. Impamvu mva tuvuga ko ari cyane kurusha murumuna we nuko ko kari akana gato kandi kafataga Peri nka mama wako, karamwubahaga, ariko Kari we yari drama queen. Kubera umubano yari asigaye afitanye na Peri, Kari arasigaye amwubaha, ugasanga agiye kumukorera umwana ku ishuri, nimugoroba bakamufasha ama devoir, ukabona ni byiza. Moses yatangiye kubona akeneye umugore nka Peri, usibye ko na mama we yaramaze iminsi abimubwiraho kandi akamubwira umukobwa umwe gusa ari we Peri. Moses yajyaga ku kazi mu gitondo, Peri yamuteguriye breakfast, yamutereye pasi, akamusengera, bigatuma no ku kazi yirirwa yumva akumbuye mu rugo. Yaratahaga agasanga inzira irimo isuku, ibintu byose biri ku murongo, bagasangira dinner, bagasengera hamwe, ubundi bakajya kuryama na Peri agataha. Umunsi umwe rero Moses aza kumupropoza ko yakora abaho ngaho akazana n'umwana we. Mama wa Moses rimwe yaramubwiye ati, ese wigeze utekereza umunsi umwe uzabyuka ugasanga Peri bamutwaye? Amahirwe aza rimwe mu buzima, ndabizi uramukunda. Kuki udatera intambwe ngo bimubwire ko Peri yavamo umufasha mwiza cyane? Reba ukuntu yita ku rugo ndetse no ku bana. Umunsi umwe rero boss yaje gusohokana umukozi we Peri, papa yari kumubwira akamukunda. Yajya kumubwira bikamunanira, biganirira ibindi barinda batanacyamubwiye. Abonye kubivuga byanze bimugoye, atangira kujya akoresha amagesti, yibwira ko Peri azabibona, akamuzanira ama gift, kujyana gushopinga, gusenga n'ibindi. Mu by'ukuri Peri yarabibonaga pe, ariko yashakaga ko Moses ari we bimwibwirira. Rimwe Moses rero aza kurohereza abana kwa nyirakuru, harimo na wa mwana wa Peri yarasigaye nawe amukunda amufata nk'umuhungu we. Iyo mukecuru yabonaga abana bamusuye kandi ari muri weekend, byaramunezezaga kuko yumvaga ari igihe cyiza ku muhungu we ndetse na Peri. Icyo gihe abana bajyayo rero, imvura yaraguye nyinshi, Moses yari kurebana mu na Peri, ariko mu mutwe ikintu cyari kirimo naho ari buhera amubwira ko amukunda. Nabwo ajya kubivuga bikanga. Hanyuma arahaguruka ngo agiye kuzana icyo kunywa mu gikoni. Peri aramukurikira ariko watabizi, asanga afite ikirahure cyaji ari kwivugisha. Ubwo niko agenda ati, Peri kuki utabona ko ngukunda koko? Kubikubwira birandemereye. Banibaza umunsi nabikubwiye ukankatira, ese nzongera kukureba mu maso? Peri kuki utabona ko ngukunda ko numva umutima wanjye ugiye guturika sheri? Nuko Peri amuturuka inyuma buhoro buhoro, amufasha yaji, ati wivunika. Uko sinzegera nemera ko umutima wawe uturika, umurukundo gukundereka. Aramureba aramwenyura, ubona ibyishimo biramurenze, aramuhobera cyane. Ubwo babatangira urukundo rwabo gutyo, ubundi babibwira abana n'umuryango. Moses niwe waburaga mu buzima bwa Peri kugira ngo abaho anezerewe, kandi na Peri niwe waburaga mu buzima bwa Moses kugira ngo abaho anezerewe. Mbese urebye yari best match. Wakoze gukurikirana iyi nkuru kugeza irangiye, ndagusaba ku likinga iyi video, wisharinge kandi ntugende udakoze subscribe.